imyaka mfite abenshi navuga ko natinze bitewe n'imyumvire yabo inyemerera uyu munsi kuba nakubaka urugo nkagira umuryango nkagira umudamu nkagira abana so twagiye rero tujye muri anniversaire tujye mu kiruhuko tujye gufite anniversaire metana na mpore za yoda meta navuga ati cya cyemezo ba DJ Briane bavuga ari ubwa na Rocky Briane na Rocky bavuga ngo gutera ivingo nanga ni icyemezo cyo nyine ngo ndadohotse gengo ndayitaye ngiye umukobwa arambabashe nifite 43 ngira 50 kuri zepa nagiye kuri abasheri wanjye undasohoka mu cyumba yambaye isume uzi kumuza zombi ku mutwe umuza none uwo mushenzi mwaje meze nka film araza yica n'uruhande rwanyo mujama ngo magacenze utese ko twaburanye ni wa mushenzi ngene twe tuziranye asanze yabyutse ari barakora breakfast ngiye mageze baranyakira ngo utaka breakfast ngira ngo baranyakiriye kumbe breakfast bayikoreraga uryamye umuntu utagiye cyose twarakundanye hafi imyaka 3 ndi proud ye ari proud yanjye igihe kiza kugera turatandukana rero mu rukundo y'abantu batandukanye harimo ubabara cyane ubabara gahoro n'ubyakira vuba n'utinda kubyakira cyusa byaramutushije gutandukana kwanjye nawe okay nanjye byaranushije ariko ngenda bikavurenga bigoma muri ngewe bwo biramutusha ku rwego anabivuga hanze tagaza makuru nakwirukana umugore ngasigana umwana atari uwawe umwana ise w'umwana ntabwo ngiye babinde iki gihe umwana ni first of all ni inzira karengane umwana akure mu maboko yangeze kandi ndi papa wewe umwana still yanze mu ndangamirire ko ari uwanjye ariko umwana ntaragira uretse gatoya rwa rukundo umubyeyi bafite umwana we ubu rufite urukundo rwa hatari uzi ko ari uwawe so ntabwo rongeye nshobora kwemera ko urwo rukundo rutarurangira mfite umwana ahubwo wa wundi wabikoza agakora ikosa kaza icyo kinyama akakizana mu rugo rwanjye kandi wa mugani nabonye ku YouTube umuntu bita Mustafa Kida posting ati habo abanyarwanda tubera babi mura posting ati yo disi barasa ibyo byose ukajya byakira bikajya muri wowe musku kumuterura ukumutemberana umwana araryoha bro warangiza akaza umujene yari hanze ngo uyu mwana ntago ari wawe ndamutse mufashe yanciye inyuma apana kubyumva ngiye nkamwibona gutya n'amaso yanjye Yes, kwa barimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwireba amakuru yanyu ndakeka ko mumeze fresh kabisa kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV gatano kuri gatano. Kuri BigTown TV kigomba gukora no gukanda subscribe inzogera ari ku ruhande nayo ukayicirigita ikagusekera amakuru yakaza buri munsi menshi ku bwinshi maze gahunda zikagenda fresh kabisa. So uyu munsi nago ndi bugutinze ndi kumwe na Bahati Makacha Ndaya Mbaya aka what you already know what it is. So Bahati tukaturi kumwe hano reka muhikaze kuri BigTown TV. Bahati, welcome to the show. Thank you, brother man. Back to you, so what's up, brother? Fresh sana, my bro. Umeze fresh sana. Ndakubona. Yawa kwatuburanya ariko. Yeah. Duheruka numbeshye. Ariko nagufasha. Nagufasha turi kumwe. Hanyuma nemere ko amazambaze n'amaze nanjye. Nta kibazo biremewe. Okay, reka namamaze Garine Decor ni nagize ngo je kwamamaza ubukwe. Oya ubukwe se barabwamaza. Garine Decor rero ni fashion boutique ikora ibintu bijyanye na decoration igakora ibintu bijyanye no kwambika abageni ibintu by'amakwe mbega ni inzobere cyane. Wajya kuri Instagram yabo ukareba Garine Decor cyangwa ukandikamo ngo Umuhoza Grace arahitaza Garine Decor urebe ibyo bakora. Niyo abantu bonyine bakora decoration nziza ku giciro utabona handi mu Rwanda. Cyangwa se wahamagara kuri nimero reka mbahe nimero ya Garine Decor ku bantu bafite amakwe nibo ndi kubwiye amakwe muri no miss cyane. Abanga bashaka kuba sponsorinze ubukwe. Uyu ngo tumanye imyaka myinshi dukora. I know man. 0782 74 20 23 824 uwo uritabwa n'uwitwa Grace CEO mwenyewe niwo kwitaba hanyuma ariko banze ujya kuri Instagram Garine Decor urebe ibyo bakora niba ufite ubukwe ubundi n'amafaranga make cyane ashoboka. Okay. Yeah, so Bahati ni umuhanzi wigeze gukorana na group cyangwa whatever you can call it yitwa Just Family. Just Family yakoze igihe kitari gitoya hajemo story nyinshi muri Just Family.
Bahati ngo yari umuyobozi wo kubajyana Just Family mu bapfumu. Bahati ngo yari umuntu ukunda abana cyane. Bahati wari umuntu wa wundi byose ariko uyu munsi ibyo bintu byose byarahwihwiswaga. Amajama yiteme byo guhwihwiswa byahwihwiswaga yuko byari bimeze uko. Ibihwihwiswa ko bimeze uko rero byakomeje guhwihwiswa none ntabwo bigihwihwiswa. Bahati ni ryari wamenye ko wakuze? Nakuze namenye ko nakuze kera nyiri muto. Kuva umunsi mfata responsibilities z'ubuzima bwanjye nibwo namenye ko nakuze. So rero ntabwo gukura ari imyaka ntabwo ari ubwanwa cyane ko nubwo nigirira yewe mfite buke. Gukura ni ibitekerezo bigenda bifunguka uko iminsi iza. Imyaka iriyongera ariko n'ibitekerezo bikaguka. Rero ushobora kugira imyaka myinshi ariko ibitekerezo byawe usa nkaho ubwenge bwawe utarabukoreshaho na gatoya. Ubwenge bwawe bucyuze bumeze nk'ubw'abana. Hari ukuntu umuntu akura ariko ubwenge bwe atarabukoreshaho na gato bucyuzuye. Ugasanga umuntu yarakuze ariko ubwenge bwe buracyuzuye. Ese hari ukuntu umuntu ku giti cye ashobora gutangira kumva ko abantu uzi ko nakuze cyangwa biza rimwe nakuze? Ni ryari se umuntu amenya ko yakuze? Nicyo kibazo ndimo kwibaza. Cyokora iyo utangiye kuva mu bintu by'amaniversaire gufite amaniversaire ugatangira gutekereza gufetera abandi anniversaire, aho ngaho biba byatangiye kuza. Kuko uvuga ati ninde uri mu nshingano zanjye ngomba gufetera anniversaire? Aida n'umugore wawe, Aida n'abana bawe. Aho ngaho rero iyo utangiye gutekereza gufetera abandi anniversaire utangiye kugenda ujya yes, reka dutangire ni story inyuma yanga bituze kuza no mu bindi. Icyatumye uyu munsi nshaka ko tubonana cyangwa duhura cyangwa dukorana ikiganiro kuri camera za BigTown TV nuko mu minsi mike ishize invitation yangezeho. Bahati Makacyagiye gukora ubukwe. Save the date. Save the date. Bahati is going to get married. And I was like, okay, katubonane. Iyi gahunda yaje gute ya mariage? Ubundi end y'urukundo rwiza, end ya real love, it's a marriage. Ariko end y'urukundo rubi ntugutandukana. So ndi mu imyaka mfite abenshi navuga ko natinze bitewe n'imyumvire yabo. Inyemerera uyu munsi kuba nakubaka urugo, nkagira umuryango, nkagira umudamu, nkagira abana. So ndi mu myaka myiza ntitaye kubavuga ko natinze kuko ntago bazi icyanindije. Nta nubwo nagomba kwirukansa kuko nacyanyirukansaga. Rero umukobwa twarakundanaga tumaze imyaka 3 dukundana, igihe kiragera cyanyacyo twemeranya kubana. So that's why mwagiye kubona mukabona no za save the date hanze. Hari igihe bigeze kukujyana za Nairobi, Mombasa, kurya ubuzima. Mombasa raha. Mombasa raha. None ugaruka urimo kubihishahisha urumva biki n'ibice ariko street iravuga. Kandi ibyo ivuga ntabwo igibeshya. Rumba Bahati yari yamaze kubona umusheri. Igihuha cyo gihoraho. Ikintu igihuha rwose gihoraho. Ntabwo igihuha nyine igihuha ni igihuha biba bihwihwiswa. Ariko na nduri vugira ubusa imusozi. Mombasa nagiye muri Kenya hari ku anniversaire yanjye. Njyana na fiancé wanjye, none fiancé wanjye tugira anniversaire umunsi umwe. Akano mukiteo. Njyewe n'umugore wanjye tugira anniversaire umunsi umwe tariki 22 z'ukwezi kwa 11. So twagiye rero tugiye muri anniversaire, tugiye mu kiruhuko tujye gufite anniversaire. Metana na mpore za yoda. Tukubita proposal. Meta navuga ati ICYEMEZO ba DJ Briane bavuga ari ubwa na Rocky. Briane na Rocky bavuga ngo gutera ivingo ni ICYEMEZO cyo nyine ngo ndadohotse gengo ndayitaye. Nese mfuka maravuga ati okay, will you marry me? And she said yes. Ndavuga ati wow. Aho ngo nto byatangira ubundi. Okay, before ahangaho hari ukuntu abakobwa muri iki gihe uyu mukobwa yakoze umuntu aramutereta aramubwira ngo sheri ndagukunda. Kuri wowe
sheri wawe ni waguteretse cyangwa ni yamuterese hejuru cyane mwahuriye he utabeshye none ni n'umurokore ku rwego byari kugorana cyane kuba yanereta mbonye akabuga keza none gasa nk'imyenda mfashe nambaye nako cyane apo kareke kitembere urumva bakte so rero ntabwo yigeze anereta ko umugore wanjye n'umurokore cyane byari binagoranye cyane uretse imana nyine ihuza abantu imana ikoreye ibyayo kuba umuntu w'umurokore usenga umunsi ku munsi famiye y'abarokore yemera umuntu nka Bahati wowe wankunze ntacyo nciye urankunda unkunda uko ndi ntiwitaye ku mateka yanjye bebe urumva umuntu nk'uwo utita ku byo yumva iyo ugiye muri Google cyangwa se kuri YouTube ukandikaho Bahati Makaca haza story kandi nyinshi cyane ziri negative ariko akabyirengagiza akirengagiza izo story zanjye zose akakunda njye akirengagiza amateka yanjye yumvishe agakunda njye aho ari umwana w'umurokore ukijijwe byari bigoranye cyane byaramvunye ariko kuko nari mfite urukundo rwa nyarwo aza kubyumva so uramukunda cyane aragukunda cyane ubipimira gute igipimo cy'urukundo rwa sheri wawe kuri wowe ntabwo nzi urwego rw'igipimo nabipimiraho ariko ikimwe nzi cyo nuko ankunda nanjye nkabamukunda ahubwo wakibaza agatengera nawe ndikunda cyane ariko arabizi ko mukunda cyane kurusha nkunda normally ubusanzwe ni iki gituma uvuga ngo uyu nguyu arankunda cyangwa uyu nguyu ndamukunda kugira ngo kwemeze uvuge ngo yes kabisa for sure turakundana ni ijambo rimwe uburyo anyitaho byonyine amu mwanya ubundi care ibikwe ibintu byinshi cyane mu mwanya arankunda nkabibona anyitaho nyine handi uvuga ati yes kuko nakundanye n'abakobwa benshi cyane ariko we yaje atandukanye amahitamo yaragoranye cyane Bahati kuko ntabwo njye ngira amahitamo abasheri benshi njye ntabwo njye ngira amahitamo agoranye kuko njye mu buzima bwanjye busanzwe nzwiho gukundana n'umukobwa tugakundana tugatandukana njye nziho gukunda umukobwa umwe ugasanga n'abakobwa twakundanye nega nagiye mbavuga njye mba ndi proud y'urukundo rwanjye ndimo so niba nkundanye n'umuntu rero nkaba ndi proud yiwe tugatandukana mfata umwanya ndi free ejo nkabona undi tugatandukana ariko uyu nguwe yaraje bati ngomba gufatiraho rero nta kibazo cyo guhitamo nari mfite kuko n'ubundi yaje ari wenyine yaje asanga ndi jyenyine yaje asanga ndi single nawe ari single so nta yindi choice nari nkeneye rero kuvuga ngo njye guhitamo hariya na hariya nayo benshi bajya bavuga ngo iyo umaze gushaka umugore hari impinduka ziza mu buzima kandi izi mpinduka sometimes ziba ari nziza sometimes ziba ari mbi muri career y'umuntu for example mu gukina filime cyangwa mu buhanzi bwawe uri umuhanzi hari impinduka ziri buzemo kandi ziri very strong benshi ntabwo babasha kuzikomerezaho ugasanga nimba yakoraga music cyangwa yakinaga amafilime akabishyira ku ruhande agafokasinga n'umuryango kuri wowe bizaba bimeze gute njyewe cyane nemera cyo ni kimwe nuko yankunze nzi ankunda azi akazi nkora kanunze kandi ntabwo yigeze ambuza gukora akazi kanjye kuko nko kanunze nekeza ko nta mpamvu nimwe azatuma n'ubundi ndeka akazi ntago azambwira ngo ndeka akazi nta mpamvu nimwe azabafite ituma abwira ngo ndeka akazi ahubwo igihari ni ukuzuzanya muri ka kazi kandi rega buri rugo rwose rugira uko rwubakwa buri rugo rugira ukuntu rwubakwa ntabwo ngiye nakubaka famiye nk'uko Bahati wayubaka ntabwo ngiye Bahati urugo rwanjye rwakubakwa nk'urwo Mico the best numva ngiye kwigira kuri Mico the best ntabwo nzi uko babanye ntabwo nzi niba zirazishya niba zirazubakwa ariko buri rugo rwubakwa ukwarwo rero icyiza no kwiragiza Imana ukabiharira Imana nyine akabigufasha mu kubaka urugo rwawe utagende kuza abandi very nice answer so Bahati wedding yawe wayiteguye gute zabera hehe bimeze gute utumiye bande ni bande batatumiwe mu buko kuko hari abantu utajya ushaka cyane cyane aba ex
ngo Moix yaje mu bukwe yariye cyane cyane ese ko ari ubwa mbere ngiye ko ntabizi igihari ni kimwe nuko inshuti zanjye they are all invited abo nzabasha kugira nzaba invitation abo nazabazwa invitation n'abageze nzaza ku telefone nyine ni na invitation zisohoka nibwo nzamenya uko ngomba gutumira abantu ninde ugomba kuza ninde utagomba kuza ariko byanze bikunze uzi ko ari inshuti yanjye abantu batatu udashobora gutumira mu bukwe bwawe ni bande nashaka nta numwe hari indirimbo ya Nuza hari indirimbo ya Sauti Sol ivuga ngo na maadui wangu ninawaombe maisha marefu bazidi kukuona ukinibariki ndimo nagize I know nta muntu rero nagomba kuba nta muntu ntagomba gutumira ko ako kantu nguririmbiye karimo utuntu twinshi n'abanzi bose urabatumiye bagomba kubona nyine numva ngo iyo ndirimbo abantu batazi Kiswahili baravuze ngo n'amahadi ngo n'abanzi banjye ubaha umugisha kugira ngo bazambone umunsi uzaba wamaye umugisha siko bisobanuye bakiti suzi Kiswahili cya danje mina baombe maisha marefu bakomeze babaho ubuzima burebure kugira ngo umunsi nzaba nahawe umugisha bazabe bahari babibona imbere bose bitongera ngo bose babireba nuko babimeze nari nakubaje gahunda ipanze gute ubukwe gahunda y'ubukwe ntabwo nzi ukuntu ipanze kuko baracyari mu mutwe wanjye byose no mu mapuro zanjye nzatangira kumenya tutangiye gukora amanama y'ubukwe kuko burya ukenera abantu ubukwe ni abantu udafite abantu biba bigoye abantu rero nubwo bakubwira ati byakuruko tubigenza uko bakipartage imirimo kwa naho ubu ngiye biracyajabiriye bahati atari ibintu byo kubeshya nta muntu wigeze ubabaza mu rukundo usibye uyu nguyu mugiye gukundana cyangwa mugiye gukora ubukwe mu rukundo rero urababara ukanababazwa urababaza ukanababazwa nta muntu wigeze ubabaza narababajwe ndanababaza nta kuntu waba utarababajwe mu rukundo cyangwa se ngo ube utarababaje nibishoboka mu rukundo bibaho ko ubabaza nawe ukababazwa what goes around comes around gusa igihari ubabazwa warabanje kubabaza kuko wa muntu ngiye kwizera kwanjye iyo ubabajije umuntu mu rukundo ibyo umukoreye ntabwo Imana yakwemera kuva ku isi nayo bitakugezeho never ngewe umukobwa arambabaje nayo mfite 43 ngira 60 yarakubabaje ariko nawe nyuma byamubayeho ntago nanjye ariko hari uwo nababaje nanjye nyuma ibyambayeho nuko biba bimeze gusa icyiza nyine it's a life ebu dusangire experience either kuwakubabaje cyangwa ku muntu wababaje byari bimeze gute ntabwo njye navuga ko nababaje si wakubabaje wambabaje n'urukundo n'ubundi n'urukundo bro byagenze gute nagiye kuri Severand kuri Severand nagiye kuri abasheri wanjye undasohoka mu cyumba yambaye isume uzi ko umusatsi wambaye ku mutwe umusa I'm telling you umusatsi nagiye kumva numva ikintu kize mu mutwe kujya kubize kirazamutse none uwo mushenzi mwajya bimeze nka film araza yica n'uruhande rwa Nyomujama ngo magacenze utese ko twaburanye nyiri wa mushenzi ngene twe tuziranye anyiriye nari ko n'umuhungu w'inshuti yanjye bita Muhire twakinanaga filime abantu bazimba yasubiza bazo mu type yakinaga yitwa Doctor yarambwiye mwana wanjye twitahiye tubanga ari kuri Severand uwo munsi nahise mfata umwanzuro mva mu rukundo burundu nongeye gukunda muye n'uyu nguyu turi kumwe tugiye kubana imagine waje kureba umusheri mu rugo iwe yambaye sume nagiye kumura mu rugo aranyakira undasohoka mu cyumba yambaye umutipe bivuze ngo kugeza kandi icyo gihe hari sanga afite nde hose wabaye umunyamakuru wowe wabaye umunyamakuru wowe ngo numfashe no kumubaza ngo no egera hano
nawe babaye muri BigTown irare Chris reka mubaze irare Chris niko wari ufite indabo cyangwa wari ufite igitoki ubu njye nagiye ngutegura kawayini kuko namenye ibintu by'indabo cyane ndabwira abantu aho naguze wayini kuri telefone mugere mushakire n'urabo nyine ni kuri Severance of course ngera muri atimerekeza mu jene wanjye hari nka saa 4 saa 5 za mu gitondo ngira ngo umukobwa byuka asanga ndi mu rugo surprise usanga kabaye nasanze yabyutse arimo ateka ari barakora breakfast ngiye mageze baranyagira ngo utaka breakfast ngira ngo baranyakiriye kumbe breakfast bayikoreraga uryamye isume yari yande kandi uryamye yaravuye mu cyumba ariko ubyutse ntabwo uri kubyumva story umukobwa yarajanye kirabisanzwe uri mu cyumba uryamye yumva ko nahageze kugira ngo anyereke yuko rero andenzeho urugo ndimo rutari urwanjye ko wibeshye rufite nyirarwo ko wibeshye asohoka yambaye isume nk'umuntu waharaye of course umuhungu araza anasoma usheri we nkuni mbebye ari bukiziga nanjye ndagode kureba mbega urwe arangije ati makaca afite ko twaburanye mushenzi ntabwo nari nziranye nawe ngo twaraburanye nkawe niba uri kure kino kiganiro nari nziranye nawe imagine none se agacupa wari umuzane wagashize ako kanya wasanga wanagasangiye agacupa ariko wagasizaho ntagasizaho ndagenda ururabo warusigiye arusizaho ubure iyo wayini nazanye wasohotse ahubwo ngiye n'abakoreye Severance uko byanze kunze basigaye kugasangira watashe wimagine iki mu mutwe wawe ntacyo mu mutwe warimo ikiye kinamico ikiye kinamico kame mu byukuri mu mutwe wawe harimo ibintu urawe wakoze wimagine ko nawe ari byo ari gukorerwa wumva harimo ibiki oya nta kintu cyo mu mutwe wanjye ntabwo wese ujya kugura sumu ya panye ntabwo agiye haragezwe indirimbo bita ngo hagezwe indirimbo ngo uretse nyikuririmbe haragezwe indirimbo ivuga ngo amajoro warayandaje gerageza kwiyumvisha kutaruwada ukuntu nugira impuhwe iyo ndirimbo ni ejo bundi ariko umukobwa ni ejo icyo gihe rero none se nyine nakubwiye ngo niwe twatandukanye bwa nyuma amita murano y'ingu turi kumwe none se akabazo k'amatsiko bari abakobwa tujya tubona mu ma YouTube bavuga ngo rababaje iki n'iki ni bande se bavuga ariko ujye uvuga amazina none se ihangane gato sinkubabaze kuko uri mu myiteguro y'ubukwe sibyo turi kukwifuriza ibyiza tubonye umwanya wo kubaza ibibazo ahahise hawe kuko ahahise ntabwo hazagaruka urashobora neza ko BigTown bavuga umushahara se arahuma oya afite ideni amaze amezi 2 ndayacyura umwana wanjye urukumva none twabonye umukobwa witwa DJ Cyusa ntabwo yashaka kumubaza iki kibazo niyo mpamvu arimo ndakimusubiza ahahise ni stati y'umuntu ntabwo ujya uyicika twumva twabonye na Philipite yabatumiye bazariga wijya kure yarabatumiye murahura ari surprise tubona Irene muri ndahabi yabatumiye eske ntago nagiye uriya mukobwa afite ihungabana wamuhaye ihungabana waramubabaje ni cye kintu wamukoreye kuburyo yagenda ku ma social media avuga ngo narababajwe mu rukundo ihungabana bayitanga gute ugezayo cyangwa ntugezayo urahari hehe ngeza tubwire ihungabana baritanga gute ni hehe ngeza none iyo umuntu afashe umwanya akagenda akabwira umuntu ufite kamera ati genje kuvuga okay reka me be clear for this umuntu bita Cyusa diye Cyusa twarakundanye yego ariko waratubwiye ngo ntabwo ari wo mwahuye muri rero bagwa akazi none aha utangiye kugaragaza ko experience y'akazi ari nkeya umuntu diye Cyusa twarakundanye hafi imyaka 3 ndi proud ye ari proud yanjye igihe kiza kugera turatandukana rero mu rukundo y'abantu batandukanye harimo ubabara cyane ubabara gahoro n'ubyakira vuba n'utinda kubyakira Cyusa byaramutushije gutandukana kwanjye nawe okay nanjye byaranushije ariko ngenda bikavurenga bigoma muri ngewe we biramutusha ku rwego anabivuga hanze tagaza makuru so rero ni bisanzwe uko twaze tuvuga nyuma maze gutandukana Cyusa nibwo nahuye no mukobwa wundi kwakaboro sonongera n'ukuntu kameze uwo nanjye aranyahagiza ariko byose ni inzira nyine rukundo mu rukundo murarishima akababara ariko biba byiza hari groupe igeze kubaho kera cyane yaba Clovis bita Trinity
bavuga ngo gukunda ntukundwe bibaho no gukunda ntukundwe bibaho no gukundwa ntukunde bibaho ariko bikaba byiza iyo ukunze ugakundwa. So rero iyo Eida agatanya na cyose arimo gukunda gundi cyane gusa icyo nzo nuko twakundanaga ariko wenda nta vizo dufite yo kubana hagati yanjye n'uwo wundi wakurikiyeho nari buvuga izina njye naramukundaga cyane watankunda anabingaragariza nza kubivaho rero nza no guhura n'unkunda nanjye nkamukunda. Obaye is it clear? Yego. Ikindi kibazo mfite shaka kubaza muri urwo rugendo rw'urukundo ugitangira umuntu atangira wenda gukunda mu bitabo ubwo turasoma abantu bose umuntu atangira gukunda afite imyaka 18 nibwo uvunye umukobwa ukunda yego urukundo rw'imyaka 18 ntabwo nagize. Okay, ntabwo tuzi imyaka wagize urugendo rw'urukundo wagize nihe somo wakuyemo ku buryo ugiye kubana nawe atazabigiramo ikibazo cyangwa atazagira byo ndibe bita karande uko maze bibazo biri seriye ikintu maze kubona experience maze kubona mu rukundo kugira ngo ibya bibazo bya wahuye muri babandi bose wa wundi atazazaga akaba victim y'ibya bindi byose bacusa abandi bose n'abandi tutazi ntago turi muri mobile telefone yawe dusobanurire ese uyu nguyu ayushwa ko reka mbwire winege iminsi nawe utamera nka babandi icyo ni kuvuga muri kaminuza y'u Rwanda ntabwo mikora mu kanya barayikora ngaho nsubize icyo mvuga ni kimwe before you fall in love take your time kuko urukundo ni ikintu kidafatika is a spirit ni ikintu kikuza mu mubiri wawe mimbere indani kikakumunga iyo feedback yakije ari mbi. So bivuze ngo urukundo kugira urugemo bisaba ngo umekesha ko n'ubugiye kuruha nawe rumurimo bihure. So icyo gihe rero iyo bihuye ni byiza. Ikindi cya kabiri gituma ubanza gutekereza cyane wifata umuntu ngo umushyire mu rukundo wowe utamukunda kuko umuntu ashobora no kwiyahura abantu bajya depression irica mu byumva umuntu apfa ko ya depression. So depression bacyagiha umuntu reka cleaning gutyo iyo kunze umuntu ukabukunda byanyabyo ukamwemerera urukundo wagere ugasanga expectation icyo wari wizeye kubona mu rukundo ntago ariko kimeze uhita uhura expectation yawe yibuze hahitaza depression. Ariko iyo ugezemo ugasanga ibyo wari wizeye kubona niko bimeze bita matching mugahita mukundana. Abantu depression ziva mu kuba barizeye bagakunda abantu bagira mu rukundo mindani bagasanga bya bindi bari barizeye nabihari niho batangira kujya ama depression. Urakunda umuntu utagukunda ukiriga umwirukanga inyuma kandi iyo umuntu atagukunda agerageza hari n'igihe umugabo akugirira reka mvuge ku bagore hari igihe umugabo akugirira ugakeka ko yagukunze yamara guhazira ari ryiwe byarangiye agazanya kugukwepa. N'abahungu bibaho hari igihe ukunda umukobwa akabibona ko umukunda ariko batagukunda agashaka kugira ngo anezeze amarangamutima yawe akatagukunda. Ikindi kibazo harya icyamuhaye Platini urakibuka? Ndakibuka. Ni ikihe? Vuga mu magambo make. Basi icyo kibazo cya Platini gatoye urumva niko mbyumva ntabwo ari ryo wateye inda ndi umugore. Ibivugwa nuko umwana wa Platini yise ko ari umwana we atari uwe amwiyandika mu gitabo cyo kumurerere byose aba proud y'umwana. So nashaka kubaza makaca kimubayeho noneho bimbayeho uyu mugore ugiye gushaka icyo kibazo agifatemo arwano cyabana umwana atari uwawe arwano cyabana njyewe nakwirukana umugore ngasigarana umwana. Okay kandi atari uwawe nakwirukana umugore ngasigarana umwana atari uwawe umwana ise w'umwana ntabwo ngiye babinde iki gihe. Okay njyewe uzi impamvu uze kumukanya bisobanura neza ariko umugore n'ubyara
Nise tumenyine mbaze bisobanura neza. Ngiye mvuze ngo nakwirukana umugore ngasigana umwana. Umwana ni first of all ni inzira karengane. Umwana akure mu maboko yanjye zikari ndi papa wewe. Umwana still yanze mu ndangamirire ko ari uwanjye. Ariko umwana ntaragira uretse gatoya. Rwa rukundo umubyeyi bafite umwana we. Ubu rufite urukundo rwa hatari uzi ko ari uwawe. So ntabwo rongeye nshobora kwemera ko urwo rukundo rutarurangira mfite umwana, ahubwo wa wundi wabikoza agakora ikosa kaza icyo kinyoma akakizana mu rugo rwanjye. Urumva? Uretse mbanze sobanura gatoya wa munyamakuru mushyashya ujye utanga kanya. Mvuye butare muri yene. Tanga kanya abantu bavuga bakujya n'abantu badukurikiye bumve. Numva ngo njyewe ikosa si ry'umwana. Ikosa si ryanye nge mugabo. Ikosa ni ry'umugabo wagiye gusambana hanze akazana umwana utari uwanjye. Akanemera ibaze gutwita inda y'amezi 9. Uri kumwe n'umuntu waramubeshye ko umwana ari uwe. Ukagera ku kigero cyo kubyara umwana. Umugabo akamwakira. Akajya kumwandikisha mu ndangamirire akamukunda nk'uwe. Kandi wa mugani nabonye ku YouTube umuntu bita Mustafa Kida posting ati habo abanyarwanda tubera babi. Mura posting ati yo disi barasa. Ngo rero ngo birabinga ngo niyibye ngo bitama. Ariko base gatoya. Ibyo byose abanyarwanda bangu siko umwana ngo murasa ngo disi. Ibyo byose ukajya byakira bikajya muri wowe musu kumuterura ukumutemberana. Umwana araryoha bro. Umwana araryoha cyane. I'm telling you, mfite umwana nabyaye. Umwana araryoha. Warangiza akaza umujene yari hanze ngo uyu mwana ntago ari uwanyu. Na nyina mwaka byemera ati su wawe. Icyo nakora mu rukiko umwana yanditse kuri njyewe. Kuko urumva n'ubundi sinzi icyo tegeko niba ari hari, niba habaho divorce y'umugabo n'umugore, hagomba no kubaho divorce yo kwandukura umwana mu ndangamirire bakamwandika kuri isi. Kugira bamwandukure kuri njyewe byagorana. Ubundi iyo divorce irahari. Divorce imeze gutya. Iyo ujya gupima DNA, iyo ujya gupimisha DNA ugasanga umwana atari uwawe, papa we akagaragara avuga ngo ndashaka umwana wanjye, aramutwara. Ako ni bakti urishwa neza ko papa wawe ari papa wawe? Yes. Arishwa. Igihe uvuka DNA yabagaho. 100% kubera ko mama yarabimbwiye. Ikindi kibazo. Oh yeah, buretse kuzana ikindi kibazo. Ufite ubwoba. Tuvuka twebwe muri generation twavugaga by'ama DNA ntago byabagaho. Ubundi ibintu byose bitangiye gupfa haje by'ama DNA. Buretse gatoya. Ni vare muri football. Vare kera ba seriere batsinaga ibitego by'inkonje. Ikibazo bigiriraga bakabakinyi batsinze. Uyu munsi ni bara vare itisubiramo. Ihangana byo kigabo ariko njyewe ndinge umva ngeze nk'indera sinakubeshya rwose. Gusa umwana we ntabwo yapfa mu biganza. Ariko umugore yaba agiye hakirika. Ariko si wawe. Nacyo ariko ntabwo apfa kumva mu biganza. Nta burenganzira umufite. Nuwande? Umwanditse uko ni ikinyoma. Ariko hari amara. Icyo kinyoma ninde yagiteye? Ariko unyumva neza. Icyo kinyoma nakigizemo uruhare? Ikinyoma. Wowe uri umukobwa uri kudefanda abakobwa ameze. Uri mwana wawe. Ise azi ko ari umwana we. Arugora namupostinga se. Ise nako namupostinga. Wenda afite basi nk'icumi. Ufite ubwenge bwinshi cyane. Bagiti komeza umbaza. Icya platini kiveho. Erega bino bintu bya platini mama ndangiza. Sikaze ikibazo kimwe musozi. Ko ndi muri stage. So makacha afite ikibazo unsubiza mu magambo make. Umudamu wawe asanze ibyo mwavu uburyo wamweretse atari uko yasanze kumeze cyangwa na wowe ukaza n'urugero abiremera uragiremera usanze uko yakubwiye atari byo yakubwiye ko afite abana 10 usanze afite abana 60 wowe asanze waramubwiye ko ufite ababyeyi bombi kandi uri imfubyi kandi buriya urugo nukubwizanya ukuri none byagenda gute icyo ni urushaba nago nge sinataruka n'umugore wanjye na past y'umuntu ntabwo gatuma nanukana n'umuntu boya banza nyine wumva ni ikinyoma kishingiye kuri past ariko nibyo wamubwiye nibyo wamusezeranye nyine ngiye kuvuga ngewe mbimusanzeho nsanze yarambeshye ntabwo byatuma dutandukana yarabisoye mu kanwa ke nyine banza wumve niba umugore wanjye ndamutse ngeze mu buzima bwe ngasanga hari ibintu yambeshye ntabwo byatuma dutandukana ahubwo habaho kubikosora sinzi no kubyumva neza are you sure ibintu bitatu byatuma utandukana n'umugore wawe ni kimwe ntabwo bitatu ni byinshi ni kimwe kandi nabwo bamuriye bango oya keza ibyo bintu ushaka kubikunda umukobwa
ikintu kimwe cyonyine nawe warakizi cyatuma nanduka nawe ndamutse mufashe yanciye inyuma apana kubyumva ngiye nkamwibona gutya n'amaso yanjye yanciye inyuma wagufashe namusaba imbabazi akubabariwe kandi utababarira none kugira nabyumve neza wamfashe namusaba imbabazi iyo umuntu asabye imbabazi harimo ibintu bibiri kubabarirwa cyangwa utababarirwa siko bimeze ariko ngiye mufashe nta nubwo namuha n'umwanya wo kunsaba imbabazi kandi wowe wifuza ko wababarirwa that's me reka bisobanure gutya kugira abantu abadukurikira babyumve wahabwa we yes reka bisobanure Bibiliya ivuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu buretse gato nyine mbanze nsobanure keza jya kuba umunyamakuru w'umunyamwuga ufite ubwenge wiba emi nyawe reka rero ngusobanurire Bibiliya ivuga ngo umugore gandukira umugabo wawe nawe mugabo ukunda umugore wawe wabuze ijambo bita kugandukira ni ukuvuga ngo abagore urupfu rw'abagore ruri mu matwi urupfu rw'abagabo ruri mu maso bivuze ngo abagabo twebwe tugira irari kuba hanze ariko ntabwo tugira inuza umugore rero kugira ajya ku rwego rwo gukuramo imyenda ye akakwambarira ubusa uba warabanje kumwica mu matwi uba waramuganije igihe kirekire bivuze ngo umugore yaciye inyuma umugabo we aba agiye kuryama n'undi mugabo wafashe umwanya muremure wo kumutereta no kumwumvisha ukuntu bagomba kugirana imibonano mpuzabitsina bafashe igihe kirekire cyo gukomvekwa umuhungu kugira ngo akomveke umukobwa agere ku rwego amwambarira ubusa aba yarabanje kumuha time kumuganiza kuri telefone kumutereta bwa bugambo buryoshye kuko natangiye mvuga ko igitsina gore urupfu rwabo ari mu matwi so bivuze ngo umugore iyo agiye guca inyuma umugabo we haba hari step zabanje aganira n'uwo muhungu buri munsi nyine uturugamo turyoshye iyo umugore agiye rero ahantu avuze ngo nciye inyuma ngiye sinamubabarira ubyumve neza n'abadukurikira byumve neza iyo umugore agiye hanze agenda ntabwo aba ajyanywe na sex agenda ajyanywe n'aya magambo yumvishe bamubwiye nuvuga ngo agenda wese kuko ni nko guteta waramuterese akajya akakumva akakwizera akagukunda umugore agiye kuryamana nawe aba yaragukunze yarakwizeye bivuze ngo rero ntabwo aba agikunda umugabo we babana mu nzu ari nayo mpamvu iyo umugore aciye umugabo inyuma umugabo mu rugo ahinduka nk'imbwa ntabwo umugabo bakimwubaha nubwo bamubabarira kuko urajya kubabarira umuntu ngo mukomezanye ariko mu by'ukuri hari step y'ubuzima yabanje kuba mutipa mukonvenka umunsi ku munsi bavugana baganira niyo mpamvu ngewe umugore yanciye inyuma ntabwo namubabarira ariko rero umuhungu we abagabo bajya hanze kubwira y'amaso yacu urareba hanze ukagira irari ukajya gusambana ariko urukundo rwawe uraruka umugore wawe abagabo benshi bakiri inyuma abagore babo inkundo zabo none ikiza cy'abagabo aranakubwira ati je suis marié akubwira ati ngo tugiye gusambana ariko ndi marié mfite umugore kandi ntabwo umugore wanjye ndamukunda urumva ibintu biratandukanye rero aho ndakumva bakitimbwe numbaze ngwino nkubaze ndakansoze keza makaca iyi monde turimo urayizi iyi mihanda urimo urayizi generation y'ubu ngubu urayizi abantu bose basambana aba yagiye wese cyangwa ari igihe kimwe mugura hari tak tak bikarangira agahita agenda ese abagiye wese ari tak tak nta mugore ugira irari agenda kubajije uwo wabanje uravuga ngo navuze abagabo ngo wabanje gutereta ese iyi monde tugezemo iyi generation tugezemo gereka nkubwiza ukuri hari abantu nimero saa munani n'igice uri guhuza abakobwa n'abagore nyine hari n'uri mariye akajya muri ofisi abonye umukiriya akaba aramutambikanye yego bibaho ubu rero aba yaragiye gushaka umugabo n'ubundi style asanzwe ibyo birabikora nyine wowe ushatse kuzana mu kinyabupfura cyane ariko iyo urebye iburyo n'ibumoso usanga ibintu muri iki gihe byarahindutse ni gute wamenya ngo umuntu yagiye akanya ngo arasambanya aragarutse icyo kibazo uri kumbaza nta bwenge burimo shaka ikindi kiri mu bwenge reka tumukubita ikindi noneho hari abantu benshi bajya bavuga ngo ni byiza gutegereza gukora
sex n'umukunzi wawe kugeza igihe mujye gushakana abandi bakavuga ngo oya ugomba gusogongera ukagenda mukajya gushakana bimeze fresh kuri wewe n'iki cyiza bo it depend biterwa n'urukundo n'abantu ko nkanjye bwanjye njyewe ubwanjye wabanjije ngendeye kuri njye ku marangamutima yawe ntabwo abanza mubareba ibyo reka nsoze twabyumvishije aya baretse nsoze gatoya mwinca mu ijambo nyine nkurikije amarangamutima yanjye akantu ko kuza no gutegereza ntabwo kambaho ntabwo nyine urumva ariko umukobwa ngenda kubwiza ukuri nkuraye imbere Imana ishobora byose iri mu ijuru ni Imana umukobwa tugiye kubana ntabwo turaryamana njye nawe alhamdulillah bakti watereye ivi hehe uretse gatoya yatereye ivi no Mombasa ari kumwe listen to me noneho ubwatubwira hotel mwiba nk'aba bantu bashaka kundusha amakuru yanjye reka kutubeshya twebwe uko tubizi amakuru y'imihanda aba ariyo niriye banga wakoresheje kugira ngo bigende neza bigende gutyo neza uwe ugiye gutungura ushaka gusanga iryo banga na njyewe nabivuze uti kuri njyewe ntabwo byari gukunda ariko ku mukobwa tugiye kubana nababwiye ati ni umukristo usenga cyane nanubaha ndetse byanagoye kugira ngo ndane nawe urumva so rero ndamwubaha kandi ubaha uwo ari we ibyo mbabwiye ni nibanga ubundi se ngigene kwivugira ubundi kwivugira iki usanze ari umuhungu mugenzi wawe umugore yego kuko iyo muvugana iyo muhuye wenda bayiremera usanga yambaye ingutiya usanze afite sex ya gihungu kuko tarasogongera ibyo ne bigerageza muri kugerageza mwigerageza uri kwitegura ubukwe umugore wanjye n'umugore wamenye ute ko ari umugore oya ni umugore warasogongera none se wabimenye ute usanze ari umugabo wigerageza umwana w'Imana wingerageza n'Imana yaravuze ariko uziko ndi umuheburayo soma hangaha wigerageza umwana w'Imana wenyere uri inzobe umumetisi ndabizi neza wavuye mu Burusiya nimba warihanganye usanze afite igitsina gabo nta munsi wigeze ushaka kuvuga niba ukabekana ndi umuntu byashatse kuba ariko usanga hari limite reka buriya numubwira ngo kugira umugore buriya iyo ugira umugore mwumvikana umuntu ahuza ibyo byose birakunda iyo umwubaha avuga ati nese ko ahari ari uwanjye ubundi uri kwirukanswa n'iki igihe cyanya cyo kizagera kandi n'isuni ni vuba n'ejo bundi kandi ikibazo nanjye ntabwo ndimanze nakoze byinshi ku rwego numva icyo kintu kitaba ikibazo mushakanye ugasanga harimo defo muri izo gahunda byagenda gute mwahita mutandukana cyangwa nta defo yo mu rukundo kandi turi ku isi mu rukundo habamo kwihanganirana defo ya mugenzi wawe urayihanganira defo yawe akayihanganira mu kubaka so nta defo reba mu rukundo nta defo umugore wanjye afite umugore wanjye ni sawa Imana ihabwa icyubahiro musanga ibibazo byabashiranye yes okay just family nindabyo wabanje gushaka umugore ni Courage akurikiraho Chris akurikiraho Jimmy wanyuma ni njyewe uri muri process na undi usigaye nyuma Kimu Kizito ariko Jasmine yacemo abantu we Kizito wabanje muri mwese Kimu niwe wabanje cyewe wabanje mwese urumva nka Kimu yakoze muri Just Family igihe gito yatavamo Courage turakuzana Jimmy nyuma Courage za kugenda tuzana Chris nawe avamo Courage aragaruka Chris ari muri Amerika yarongoye Jimmy ari muri Amerika yarongoye Courage ya South Africa ariko mumbaze kuki ari ngiye uri mu Rwanda gusa kuki ari ngiye usigaye ko se abantu bambara watinze cyane niki cyatumye utinda cyane ntabwo natinze ko nta mpamvu yanyirukansaga imyaka mfite ni iyi ngiyi mu gihe cyane madamu yaremeye ko kwakira ufite umwana cyangwa arabyaye hanze nabimubwiye aranze reganze wese uyu ni umukobwa bwa mbere uramwibye njye ntabwo ndi muri abahungu bahisha ubuzima madamu wakurikira social media arabikurikira ariko ntabwo ari cyane azi ko mwajyaga ku bapfumu arabizi ko byahwihwiswaga okay yuhi none bakti iwanyu bahe invitation babyakiriye gute nta invitation nta iwacu ko barabizi nibo babitegura ese baho umuntu invitation yo gutegura ibintu uzamukwa inka zingahe nibanga Rugaji waramutumiye ntabwo namutumira
kandi yaraguhesheje umugisha aba muri Canada rugagi ntaga mu Rwanda ariko azaza yamegishije umugisha w'iki yaraguhanuriye kese ya rugagi niyo kese tambwiza ukuri buri muntu wese agira chapter mu buzima bwiwe imubera darkness imubera black kujya badashaka no kuyumva chapter yanjye mu buzima bwanjye ni chapter yanjye igihe cyanye na rugagi mbi banashaka no kumva no ndasaka gusaba abanyamakuru bamfasha nazajya umuzojya kumasa kuri rugagi mere kuri back turi kumwe rugagi nta ese madame yitwa nde yitwa Cecile Kayirebwa Yemera ko batuzaniye fact Jevuye muri kaminuza y'u Rwanda my friend baraguhita ikimwe gusubiza iwanyu nakira umubaze bacyanye mu dusoza makaca niriye jambo umugore wakunda kukubwira wumva urishimye akunda kumbwira ngo fungu yanjye ariko nabonye muri telefone yanditse ngo kobwa yanjye wayibonye gute turi mu kiganiro uri kumwandikira umubwira ngo nyine nge mwita kobwa yanjye ariko uzi gutetesha nge mbona umubwira utugambo twiza uri muri kiganiro je suis romantique reka da gaho mukubita ijambo rimwe ryiza yitegura ubukwe ese hari gahunda bajya bavuga ngo gusezera ubusiribateri mu ba ex ugabura n'aba ex n'utundi dushaka ntabwo ibyo nabijya mu n'umwanda ntabwo wapi erega bakitigiye kangwiza ukuri aba ex ni pubere ngiye kambwira ngiye kurongora nkuze nzi icyo nshaka nzi icyo nkeneye so niba hari ubuzima nabuvuyemo nyine ndajya mu ba ex kumara yiki warariye apana kurudi nyuma apana mama okay so tugiye gusoza bahati ariko all in all tukwifuriza urugendo rwiza rwo gushaka umugore numara no kumushyira mu mago hungu na kobwa maze n'izindi gahunda zikomeza yes umunyamakuru wanjye seje telefone mfite ikibazo nanjye ngiye kwifuriza uretse kuvuga ibibazo uretse gato nawe uravuga nyuma makaca ndakwifuriza ibihe byiza ko sound usiri kuyikura umunyamakuru wacu afite ikibazo ndakwifuriza amahirwe masa nkunda uburyo useka ariko pepuka ndakwifuriza mu nama zose nzaba mpari nzagutwerera reka mbaza akabazo igere ni iki buri bucuti buragorana bagiti kandi ibintu bintu by'inganda bya showbiz biragoye urabona hari nk'abantu bari kubona kuri social media cyane kubera bino by'ubukwe bakavuga ati se bahatera go promoting ubukwe se ni igitabo agiye gukora this is a showbiz bagiti turi inshuti Sabine inshuti yanjye Chita inshuti yanjye niba babonye nasize atwaka hanze ya save the date kugira ngirininge n'ikibazo cy'abantu kuvuga ngo ni planka ni biki ntabwo ngiyewe naha ikiganiro Chita Sabina noza manibuna mamagara cyangwa se Bakitina mamagara mbyange cause they are all my friends twarakuranye twarahasorenganye uyu munsi ashobora kunyenera ejo ngamukenera uyu munsi ashobora kumukenera ejo akanyenera nuko nko showbiz imeze sina ikiganiro Emmy wa 3D ngo nyime Chita amamagaye cyangwa nyime Yago so rero abantu muri kubona ukuntu bimeze nyine mwikomeza kunjaginga ngo ndi gupromoting ubukwe kandi nabwo ubundi se mbu promoting ariko n'uburenganzira bwawe ubukwe n'ubwawe ubundi se ndikwisobanura umugore n'uwawe karagaciyepukane bahati mugira urangaho ndi kumwe n'umunyamakuru wanjye yarangije kwiga university afite degree mu itangazamakuru reka twumve ukuntu agiye gusoza ikiganiro awe reka memagurutse makaca amahirwe masa Imana izakujya imbere uzabyare hungu na kobwa muri byose uzahirwe nta bindi hari akajambo umunyamakuru akunda kuvuga ati gira ikibwira abantu cyane gira icyo ubwira abakunzi babo isi yose aya mafaranga bagomba kuyihemburamo oya nayanjye ndayacyura okay guys I love you ku bafana banjye mu nsengere ndi gusaba inkunga y'amasengesho mu nsengere kuko satani yanga ubukwe uza abantu mfite bari kurunganya bagiti cyakora ubukwe mama ariko kuki uyu muntu atangaje ubukwe hahita hazamuka ibintu byinshi cyane murataziye biva usiko abantu barandusha amakuru yanjye ariko mimbiri nkuru ngavuga ati uyu ninjye bari kuvuga cyane n'undi mu bahati wenda ubaho utari nje kandi amakuru ari nuko wimutse Nyarutarama
amakuru we God barayazi. bless you. We sign out. Okay, thank you so much kuri mwebwe murimo kurikirana BigTown TV. Uyu munsi turi kumwe na Bahati Makacha hano imbere ya camera za BigTown TV. N'umusista wanje hano arimo kwiga itangazamakuru kwimenyereza ameze fresh kabisa, sinzi ukuntu mwamwumvishe. Bahati nawe turamwifuriza ibintu bigeza byinshi cyane na madam we. Until next time, don't forget to subscribe kuri BigTown TV. I got by the name Bakti. Ciao.